muri kuduhamagara ngo tujye ku rugamba, ariko abenshi ntabwo dusobanukiwe iyi ntambara turi kurwana igamije iki, kubera iki intambara tuyirwana. Niba harimo n'ikitumvikana mu kitwerurire tumenye impamvu turwana. Ese impamvu y'iyi ntambara yaba ari kubera Tshisekedi, kubera ko Tshisekedi yaje 2018. Kama ni Tshisekedi meya wa mji atatuambia mupeni tuze kulikuwa vita. Niba ari Tshisekedi meya w'umujyi natubwire, kubera ko mu 2012 intambara twari twarayirangije. Ese problemi kwa Kabila atatuambia. Niba ikibazo icyo gihe cyari Kabila nabyo nabitubwire. Ikibazo nuko muduhamagara twese ngo tujye mu ntambara, ariko ntabwo dusobanukiye mu by'ukuri impamvu tuyirwana. Kama shida ni uongozi ya Kinshasa, kama mnamtuambia kulikuwa siku gani, ese inaroma nini ile uongozi kitoshe niba ikibazo ari ubutegetsi buri Kinshasa nimutubwiza ukuri. Birasaba iki kugira ngo ubutegetsi tubukureho, ariko iyi ntambara turwana igashira ubundi ugasanga yabyutse? Nimutubwire tumenye impamvu turwana iyi ntambara irangire tuve muri ayo. Umuturage wari uri kwibariza ikibazo, ariko wajya kureba ugasanga nyiri iki kibazo gishyize ku meza, wasanga ibyo ari kubaza ameze nka wa mugabo w'inaha ngaha bitaga umusazi wabwiye umwami ku karubanda atari kunyagasani wasezerera abantu wagira gute, ariko nifitiye ikibazo batibaza. Ati none ko turyama bugacya bukira, ibi byo bizarangira ryari kariyo yayo? Amaherezo zaba yahe kuko bwira bugacya. Baturana umusaza abandi batari ko se mwamusubije, ariko habuze ukisubiza. Reka tuganire ku munsi w'ejo. General Sylvain Ekenge yahagaritswe ku mirimo n'umunyamakuru wamuhostinze bita Oscar, nawe baramuhagaritse muri RTNC baramuhagaritse. Ariko se ibingibi biri buhagarike imvugo mpembera rwango Jado? Ibi byose biratureba, reka twigire mu gikoni. Ariko sinzi niba imvugo y'ubwayo yaba ikibazo igihe ngengabitekerezo iyo mvugo ataba ariyo kibazo. Mbona igihugu cy'u Rwanda aricyo kizamurijwe kivuga ko akarere kacu kamunzwe n'ingengabitekerezo yaha abantu bamwe bambariye kumva ko hari abagomba kuvaho. Turi mu karere aha abantu bamwe bambariye ko umuntu witwa umututsi yaba atakibarizwa muri aka karere. Iyo ngengabitekerezo irahari. Derek ejo yabikomojeho. Derek, mfite ubwoba cyane bw'uko mbona ikintu cyitwa Abanyarwanda muri Uganda kirimo kuzamuka. Ntangiye kugenda ngira mu bwoba. Sinzi cy'abagore b'Abanyarwanda bakoze kuri nyogokuru. Ati igihe cyose mpuye nawe anyibutsa ko nagomba kurongora Umunyarwanda. mu mvugo zose zigaruka mu bitangazamakuru n'ibindi byose hagarukamo abatutsi. Rero kuko badashoboye gutandukanya ngo umututsi n'utari we, bisanga ari kuvuga ngo umunyarwanda, ariko wajya kure ugasanga bari kuvuga umututsi. Nunabikurikira neza mu zindi mbwirwaruhame ababizi araza akabitunganya neza akavuga ati ntabwo tuvuga Abanyarwanda bose, turavuga abatutsi. Hari umudokiteri, ni professeur in fact, umuntu afite ni professeur wo mu bwoko bw'Abagande uba muri Amerika. Ngira ngo ibyo ngibyo nibyo yaminujemo, nizo nyigisho yigisha agaragaza ko abazi neza, kuko we n'uwa mbere aruta ba perezida Paul Kagame n'abandi bakiri bato, we yari mukuru. So avuga ibintu bya mbere yabo akagaragaza ukuntu ari ikibazo gikomeye cyane ku Jonathan muri politiki. Urebye gahunda bashyizemo n'abavandimwe, dore ndabona n'inyandiko n'ababandi bakurikirana ibyaha amakuru yo ku rwego mpuzamahanga. Ku rwego mpuzamahanga ntabwo bareba icyo gice bita advocacy. Ku rwego mpuzamahanga bari kugaragaza ko Abanyarwanda muri rusange ni ihuriro ry'Abanyarwanda bavuye n'Abagande bafite inkomoko. Aho ni ku rwego mpuzamahanga. Ariko tugume bahinga borora, tugume ku kintu Derek yakubwiye. Ariko ni za nyabutatu, ni ibintu biri constitutional muri Uganda. Nunacunga neza ndagira ngo nkwibutse ngo na mbere yo kwinjira muri kampanye yo kwiyamamaza, step number 1
na mbere y'uko uyu mwaka hazamo gahunda yo gushyuha byabaye ngombwa ko Museveni abahamagara atanga n'ubutumwa busa n'ubwakoroshya discrimination bagirirwa. Aba bantu bari bakoze ihuriro ryabo rya bavandimwe urumva bagamije kurwanya clearly mistreatment. Uyu yatwimye ubutumwa bwa Gashumba ahangaha buretse kujya kuri Gashumba niwe uyoboye ako karimo aho ngaho muri iyo nuza muri bagaragaza yuko harimo amoko yose ariko ubwoko bw'abatwa hano hirya iyo Bobi Wine agiye kubasura basurukwa abatwa batuye hano hirya hano hakurya ya Gisoro hano hirya ya Gisoro muri Gisoro iyo agiye kubasura basurukwa hari n'iyindi community y'abantu ariko abo ngabo ngira ngo nabavuye ni nahangaha bo bemera nyine ko ari abahutu banakoze bakora ikofi ku buryo batumira na perezida n'abandi bantu bakomeye cyane bakaza kubasura kuri identity yabo. So bariya bo hariya muri kiriya gihugu kubyita nta kibazo ahubwo kubyitwaza zo gukandamiza umuntu kubera ko ari icyo runaka nicyo kibazo kandi bikagaragara ku batutsi n'uriya wo jadatangiye azana abagaragara mu ngo z'abantu ntabwo ari abandi uriya mugore uriya muhungu witwa Bushenyi boy yego nawe abagaragara mu ngo z'abantu hano bavugwa ni ba Sandra n'abandi nk'abo ngabo bashyira kuri bwa bwoko bakavuga bati batumwa gukora ibyo Kenisi yavuze ko nabonye babigaruye babigaruye ariko njya babigaruye nabonye bari kubivanga ntabwo bari kumetiriza ikibazo cya Ekenge no kugihuza n'ibya Kenisi biratandukanye rwose ibyo ntuzavuga ibyo Derrick arimo avuga ngizi zo za comment munsi Derrick. You have many examples. Jacqueline Wera, Wizo's wife, Professor Katerega's wife. Abo bose barimo bagenda basita wabireba nawe. Ibyo sibyo ngiyemo. Ariko iki cyo nuko ubwo barabona ko biyegeranyije kuko babizi ko ngo hari victimization, hari stigmatization, hari mistreatment n'amaterime yose bakoresha abo bagashumba. Icyo gihande reka kijye abo reka dushyire ku ruhande aho ngaho tuze muri iki gice byagutwara umwanya munini ngo ubone abantu bamaze gupfa kwicwa babanje guhabwa brand y'uko ari abanyarwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tuva turetse kugera ku Batutsi ahubwo tuturetse kugera muri Kongo buriya igihugu tarutse cyitwa Tanzania uragitarutse ariko ho noneho amahirwe ho ntibabivuga kubera kakantu Nyerere yabubakira babwira ati ibintu byitwa amoko stop ariko muri Tanzania ho icyo kintu cyitwa umunyarwanda noneho baranabikubiranya bo ku buryo usanga rimwe na rimwe n'abantu n'abafite inkomoko y'Ubuganda ya Burundi hirya mu ntara za Kigoma n'ahandi nabo babakubiramo iyo kazutse bakavuga ngo hari aho batabemerera barenga cyane mu butegetsi ariko noneho abarundi bo nyuma baza guca umuvuno ari nacyo ntekereza n'ubundi kiri muri Kongo iyo bamaze kubyagura ku rwego rw'akarere babizi ko babivuga ni Hima na Bantu ni Hima na Bantu noneho Uburundi bwo bugagenda buzamura ko ikibazo gihari ari ubwo umurundi uvuye mu Burundi ajya muri Tanzania ariko yagendeye mu mutaka wa Bantu agera muri Tanzania akiyentegra byoroshye. Iyo ni Tanzania urakoze kwidekrivo now Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no hagati yabo nk'abakongomani bigaragara ko ari abakongomani sinzi dukurikira imbuga nkoranyambaga ariko ntitusigaze kurikire gusa tujye tugera aho ngaho turebe ngo ibyo dukurikira ibyo dusoma verba volant scripta manent amagambo araguruka ariko icyanditse cyo kirahaguma ahangaha hagati yabo n'abakongomani bagezaho gusubizanya ko iyo utari mu mujyo wa propaganda ya leta uri branded munyarwanda ubu niho bigeze regardless tube turetse kujya mu by'amoko n'ibindi Derrick urumva ni ukuvuga ngo uri contre la propagande n'ubushake bwa leta urumva ubu ari branded munyarwanda kumukwa umunyarwanda ni igisobanuro cy'uwigometse cy'urwanya leta n'ibiki iyo niyo brand nko kwa kundi wabona umuntu ukora ibidakorwa n'ibiki byose n'ibiki ugasanga nko mu muco nyarwanda sorry to say so hari itungo abantu bamugiranyije nawe uriya ntago ari umugabo uriya ni itungo kikaba igisobanuro nyine bavuga ngo umuntu bamugiranyije na ririya tungo nashatse kuvuga ahangaha ndiziza ubusa muri iki gitondo ugahita ubyumva ko ari umuntu nyine bikorwa bitafatika bya nta kigenda
ahangaho umuntu uri anti urumva anti la propagande igihugu imiyoborere y'igihugu bigenderaho ari branded munyarwanda. Anyone can be munyarwanda ubu ngubu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo upfa gusa gutanga igitekerezo kiri contre the propaganda ihari. Aho niho bigeze hakurya aho ngaho. Tugaruke noneho ku batutsi abo ngabo Ekenge ya batumye ahanwa biturutse mu mvugo ye, sizi niba yanahanwe cyangwa se yahagaritswe. Yahagaritswe ntabwo yirukana, yahagaritswe ku mirimo nyine y'ubuvugizi. Ubwo Didier yahisemo kuzana amafoto mu bihe bitandukanye ameze uko nguko. Joremi yakazana ifoto ku yindi urumva. Aba bantu ni intangarugero mu mvugo ufite mu mvugo no mu bitekerezo byabo. Bisha abatutsi baranabashyinguye babamaze no kwisi. Aba nicyo cyito rusange cyabo. N'abasigaye ntibakagombye. Uwa mbere hariya ku ruhande kuri iyi foto iya mbere ibanza ni umugabo binazwi we kari ntera hamwe FDL Ruharwa, Jire Mbitse Munda, wiyise amazina atandukanye. Uyu wambaye ishati ifite ya move, ni movera ni move hariya kiriya gihe ari mu bantu bakiriwe imbere na Tshisekedi. Uyu reka nkubwire mu bitekerezo bye, mu bitekerezo no mu mvugo ze no mu ngendo ze, umuntu witwa umututsi yarapfuye yavuyeho n'ibyo ahumeka n'ibyo avuga. Uyu yarakiriwe niwe wakiriwe na mbere y'abandi. Hari aba bagabo muvuga bitwa ngo n'aba influencers baba bloggers baba ku mbuga nkoranyambaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Arabategera baraza bakirwa nk'abami kugeza kwakirwa na Tshisekedi. Icyo ni cyumweru gishize. Ese deri ku rwego rwa general ukaba umuvugizi w'ingabo, ko bitakigusaba kuba umusirikare gusa uri umuvugizi, ugomba no kugira doze runaka ya politiki. Wowe niba uri umuvugizi w'ingabo ufitemo nosiyo ya politiki, urabyumva, ukabona ingendo y'umukuru w'igihugu n'ibyo arimo muri iyo minsi, nibiza kugucika ukavuga imvugo zijyanye nabyo, icyo nicyo kiraza kuba ari ikibazo. Come on, yaharuwe n'ibyo, ariko ibyo yahaniwe urumva ibyatumye bamuhagarika nuko yacitswe muri context politique. Gucikwa muri kiriya gihe timing ni mbi, ariko inside imbere uretse wacitswe akanabivugwa, inyifato y'uyu mukuru w'igihugu nayo ubwayo n'abantu baba bari ku ruhande rwe. Iyo asotse mu mvugo ye ati turwanye discours de haine, ariko warangiza abageri ntago ari c'est pas n'importe qui ugera ufata iyi foto n'umukuru w'igihugu s'il vous plaît, c'est pas n'importe qui. Iyi ni foto y'umukuru w'igihugu yahaye agaciro, mu yandi magambo ni foto ishimira, igushimira umujyo n'ibikorwa urimo mu bihe bitandukanye. No muri icyo cyumweru we yabivuzemo, abo yakira mu bo yarebye mu bakongomani amamiliyoni amagana, abo yakwakira ni abakokeza izo mvugo zamagana abatutsi umunsi ku wundi. Arabatumije bavuye yikantarangaje kubakiriwe. Uwo muvugizi à la fin de la semaine naza kujya muri uwo mujyo bikanamucika, dore ni n'umusaza urumva. Hagati y'ucitswe n'uri muri ibyo bikorwa aho ngaho, ninde uteye ikibazo cyane? Ninde uteye ikibazo cyane? Anyway, araza kubihanirwa kubera ko yabivuze, yahise abanatake urumva. Ariko mu by'ukuri ibi bikorwa n'iyi myemerere n'iyi myumvire n'imiki byose ni umurongo muguri ntago ari igishya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uretse ko yanayiciye umurya we akanakomoza kuri ya kamwe terega nabo mubona tuba twagiye dufata ahangaha. Hari n'akandi bafashe none kamwe hari akandi bafashe Kagambana ngo bagafashe Kagambana gatunze amafoto ya Basankara n'abandi. Bati ibyo bintu bubika nibi tout simplement ngo yavugana bamufashe mu kigagira abakorana ibiganiro nabo muri AFC kuri telefone. Tout simplement ingenga bitekerezo mu karere kacu irajagata
kandi nuko wenda byavugiwe muri Kongo aho bimenyerewe bigateza ikibazo, ariko nibyo twavugaga hano ejo, Ekenge ibi bintu yavuze birasa neza n'ibyo wumva ahandi muri ibi bihugu bya hano. Yes, ijana kuri ntago bitandukanye rwose. Ni ubyeruye ikibazo cya Ekenge akaba ari no ku gatuti, umuntu wambaye uniforme wavuga bikitirirwa igihugu, nicyo kibazo cyabaye. Ikibazo cya Ekenge ni twese tuzi umukuru w'igihugu, twahoze mu kanya tuvuga tutari ku mukuru w'igihugu azahora ari umukuru w'igihugu, niyo yagutumira muri gahunda azahora ari umukuru w'igihugu. Burya rero nabi iruhande rw'umukuru w'igihugu bose biragenda bikamera gutyo. Urumva, umugore w'umukuru w'igihugu c'est pas n'importe quel umugore cyangwa se umubyeyi, umwana w'umukuru w'igihugu kugeraho. Niyo mpamvu usanga bigera aho ngaho abantu bakavuga ati ariko iriya ni first family, sibyo ra? Siyo term ikoreshwa ni first family, ni first lady, ni first daughter, ni first son, uko niko bitwa ahangaha. Muri 2023 niba mbyibuka neza, s'il vous plaît, umukuru madame mu bantu bose barimo kurwana, first lady wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri geste yakoze yo kujya kugaragaza compassion kuba hamwe n'abari ku rugamba, yaragiye arareba mu basirikare bose bari bahari, asura umuntu wifiteho n'icyapa cya CRAP. CRAP kuba atabizi n'umutwe ni nka force spéciale za FDR. Murabyumva dere? Mu bose hari FARDC bari baraho icyo gihe, ntuza yari gihari, ababa muri SADC bari bagihari, bari bahari n'abandi bari bose, ariko hari uyu mugabo ari mu babandi batwaye bagiye kuvurirwa Kinshasa, bari bakomerekeye muri Sake. Muri abo bose bahari barwaye, se wenyine wari urwaye n'ibiki byari byo byose, ariko umuntu ufite nicyo cyapaho cya CRAP arya gafoto muri FDR, afata ifoto yagaragaza compassion n'abarimo kurwanira ku rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. C'est pas hasard, c'est pas n'importe quelle femme. Urumva, ni first lady. Aho nabo muri hafi aho ngaho bagomba gutoranya ujya gusurwa. Yabura first lady agiye gusura abarwayi, urumva, ariko wenda ashobora kuba ifoto yaraje randomly. Jado ifoto yaraje randomly. Okay, ifoto yaraje randomly, yari gusura abasirikare muri rusange. Ifoto siyo ari mu ihuriro ry'ingabo barwana, harimo FDLR, noneho barwana cyangwa barwanana yego barwanana. Ahubwo noneho twe nk'abanyarwanda, kuko kiriya kintu tukizi, twe duhita tuyikuramo tukavuga uti mwabonye, ariko we muri rusange ntabwo yahagurutse agiye kumubwira ngo ni uburangare. ntabwo muri rusange uvuga agiye bemera ko FDLR koko ahubwo yagiye gusura ingabo zakomerekeye kuri rugamba. Twibuke ko n'amakenga yagiye ibyo kugira ngo bishoboke, twibuke ko n'amakenga yagiye kugira ngo ibyo bishoboke. Turabyumvikana Jonathan, kugira ngo ibyo bishoboke ni ukumbwira ngo yasuye abantu without check up, nuko habayeho iyo etape, yasuye abantu randomly. Ibyo niko wabimbwira uko ngo urugamba. Okay, ahubwo twebwe kuko twebwe nk'abanyarwanda iyo ari ingabo ziri kurwana anda ibyo nta forume ya noza FARDC, ntago bakora check up ya atari, nyine ni groupe y'abantu barwaye bari incapacitated, batarepresenta menace. Ntago sinzi niba bajya kuri matriculation ya buri muntu na n'inkomoko ye. Those people are there. Yego, tugume kuri fact yuko abo bantu bari aho ngaho, n'ikimenyetso gifatika, kubera ko sintekereza ko ari yamuhaye iki cyapa kira. Oya kira cyo kiboci. Ntabwo umugabo ntari mu baje no gutabwa muri yombi, ngira ngura uyu mugabo ashobora kuba ari mu bantu baje muri FDLR. Hari video nigeze kumubona ari kubisobanura, nyine yafashwe n'ibindi, akagaruka se kwisanisha no kuba ari we nyiri iyi foto. Yego. Nyuma y'ifatwa rya Goma, tumva ari video namubonye mo nyine ari kuvuga impamvu barwana, uko bagiye mu kurwanira Kinshasa, ideology barwanana nayo bamufite aho nguma nahangaha rero. Sibyo, aba barahari, iki n'ikimenyetso gifatika cyuko barimo kurwana iruhande rwa FARDC. Yego, ingengabitekerezo y'aba bantu kugera muri services ikisa special force, force spéciale ya FDLR, ingengabitekerezo yabo ni iyi
ku ruhande rwabo icyo barwanira bo cyambere ni iki ingengabitekerezo yabo ni iyi ngo barashaka ibiganiro kandi ntabwo ibyo bibaye barahunze hari ikibazo ngo barashaka kugaruka mu cyubahiro mu babosi ba FDLR harimo n'abatinyuka bakabwira abajenero ba hano urumva ntituzagaruka muri icyo gihugu cyanyu abatutsi bagihari abo nibo bayobozi baba ba club aganira na Pacifique Omega abo nibo bayobozi baba ba club therefore mu ijambo rimwe muzehe byamucitse Ekenge urumva yabivuze urumva umusaza yivugiye ibyo bemera ariko kuba dekare bikaza kutwererwa Ekenge gusa no ariko wumvaga ko n'impamvu wa munyamakuru nawe yahagaritswe Ekenge ntabwo yari yapanze kujya in deep ariko niwumva neza mu kiganiro umunyamakuru yaramubazaga ngo gutese umunyamakuru yamushimuze umunyamakuru yamushimuje iyo niyo role yacu tw'abanyamakuru uriya ari beyond y'umunyamakuru kuko uyu muntu akora muri ministeri y'itumanaho n'itangazamakuru ni umuntu nyine ni umuntu wa muyaya nyine ni umuntu ari muri system ni nkuko wasanga umuvugizi n'urugero nk'umuvugizi w'ikigo runaka mu gihe ikigo cyaguze airtime kuri televiziyo wa muvugizi ashobora kujya kuyobora ikiganiro yego ariko kiriya porogaramu funded na ministeri ya muyaya ikajya kuyoborwa n'uriya mukozi wo muri iyo ministeri uyu nguyu ni makora bavandi tuzi amatarima amwe namwe yagiye yaduka hano dufite sibyo muri aka karere ari politiki urugero poizo rwande poizo rwande ni ijambo rya muyaya ni sinyatire ya muyaya iyo ngiyo ntabwo muyaya c'est un très beau communicateur wize bihagije yego ni boss wa communication politique yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urumva ntabwo muyaya ayobeye ko hari difference hagati yo kuvuga ngo poizo di gouvernement rwandais urumva poizo de la présidence rwandaise poizo de la propagande rwandaise urumva ntago ayobezo nuance zose no kujya kuvuga ngo poizo rwandais